mwabyumvise rero ni wa mwanya mwiza tugezemo w'ikiganiro kivuga butumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza. Ijambo ry'Imana ritambuka kuri iyi radio kuri aya masaha saa 2 kugeza saa 3 kugira ngo inshuti zacu abenshi bamaze kumenyera ayo masaha muvandimwe. Rero tugarutse nyine mu kiganiro kivuga butumwa. Ibyo tugarutse mu evanjiri ya Yezu Kristo. Tugarutse kongera kuganira n'abatwumva uburyo Imana yagiriye neza isi cyangwa se uburyo Imana ari umutunzi w'imbabazi, uburyo Imana ari urukundo. ibyo Yo ntago ubundi Imana yo ntibisaba kugira urukundo, ahubwo yo nyirizina n'urukundo. nibyo Rero Imana nk'urukundo yakunze abari mu isi bose, nanjye ndimo nawe udukurikiye urimo. Tuje kukubwira ko Imana yagukunze urukundo rutagira akagero, urukundo rutarondoreka, urukundo rurenze uko ujya ubitekereza cyangwa se uko ubizi. Dore ko abantu benshi batekereza ko Imana ibakunda bashingiye ku bifatika, nibyo cyangwa se kubigaragara birya nyine bishira. Umuntu yabona hari ibyo afite ibintu byo mu mubiri akumva Imana imukunda. Ntabwo tubyanze koko, Imana yo n'urukundo iragukunda. Ariko urukundo rw'Imana nyirizina rwagaragariye ku kuduha ijuru, kuko ijuru rikomeye kuruta ibindi byose. nibyo Njya nkunda kumva iyo umuntu akwimye ikintu wari ukeneye, abanyarwanda bakunda kubikoresha kenshi, ari ukuntu umuntu avuga ati n'ubundi sagakiza wampaga. Ariko ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko icyo kintu akwimye kitaragakiza nta kibazo. yego Ahubwo uramutse ubuza agakiza, uramutse udakijijwe, nicyo kibazo kiruta ibindi byose umuntu agira ari hano ku isi. nibyo Kuko ubuzima bw'umubiri tubamo akanya gato. Bibiliya bivuga ngo umuntu wabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore arama igihe gito, nacyo cyuzuye n'imibabaro. Ariko dufite ubuzima bw'iteka mu Mana. amen Dufite ubugingo buhoraho mu Mana. amen Tuje rero gusobanura ukuntu umuntu ashobora kumenya ko afite ubugingo buhoraho mu Mana. Noneho umuntu akareka kujya ajya kubaza Imana, tese nanjye izina ryanjye ryaranditswe, ese nanjye nzajya mu ijuru? Imana nk'urukundo hari inzira yaciye abantu banyuramo bayigeraho. nibyo Imana yaciye inzira, umuntu wese ushaka kujya mu ijuru, inzira Imana yarayiciye cyangwa se yayishyizeho. Kandi iyo nzira ni imwe, ntabwo ari nyinshi. Nigeze numva umuntu rimwe uvuga ko yigisha iby'Imana, ari gufata inzira ijya mu ijuru ayigereranya n'amajanse ndetse n'indege. Avuga ko umuntu ari kujya i Kigali, umwe ashobora gutega Rwandair, undi agatega imodoka Coaster, ngo bose bagahurira i Kigali. Ibyo nabyo si byo ibyo yasobanuraga, kuko inzira ijya mu ijuru ni imwe rukumbi. Iyo utayinyuzemo nta yindi ihari, nta yindi nzira ihari wanyuramo ngo ujye mu ijuru. Iyo nzira rero umuntu anyuramo akagera ku Mana, iyo nzira umuntu anyuramo ntisaba urugendo rurerure, ntinasaba igihe kinini. Kuri uyu mugoroba uteze amatwi ukayumva neza, wararana ubugingo buhoraho. amen Warara ufite ijuru ku Mana. amen Warara ufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana iteka ryose. Ibyo bintu rero bihishurwa n'ubutumwa bwiza bwonyine. Nibwo tuje kuvuga kuri izi mikoro. nibyo Ngero tugiye kubana, turamenyeranya benshi. Ahari hari uwaba twumvishe bwa mbere, kuko nabo turabagira kuri iyi radio, ufunguye radio akatwumva bwa mbere. Ku mazina nitwa Nahimana Patrice, ariko sindi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'umuvandimwe nawe Imana yarinze, ikomeje no kurinda kugira ngo agumye atangariza abantu ubutumwa bwiza. amen Karibu muvandi. Murakoze muvandimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi ba Radio Country FM, by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro
kifite umutwe ugira uti ijuru ntabwo rikorerwa. Baba bamaze guhishurirwa ukuri bakamenya uko ijuru twarihawe nk'impano, uko bakaba bicaye baryicaranye bafite ibyiringiro bizima bifite ubugingo bidakoze isoni. Ndabasuhuje n'abandi bagikomeza gukurikirana ubutumwa bwiza, kandi dukomeza kubasabira kugira ngo nabo Imana ibahe guhishurirwa kugira ngo bamenye umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu ko ari we yabakoreraga. Nabo ndabasuhuje. Rero amazina nasanzwe, ariko kandi nk'uko wari ubivuze hakaba hariho ababa bashyizeho urushinge aribwo bwa mbere. Amazina ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko kandi nkaba ndi n'umukiranutsi. Icyo kirakomeye cyane, ariko utarabigizwe n'imirimo, utarabigizwe n'ingeso, utarabigizwe n'amasengesho, ahubwo wabigizwe no guhishurirwa igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Bandi hano mu isi nguwe neza, nezerewe, nzi neza ko umunsi nakwamburwa uyu mubiri cyangwa Yesu akagaruka nakwisangira umukunzi wanjye tukabana karamata. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ntekereza rero ko muvandimwe ibyo tuvuga bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Nicyo gituma muri uyu mugoroba hari icyo Imana yaduhaye binyuze mu ijambo ryayo. Amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 10, turasoma imirongo 4 yonyine. Ngewe ndasoma nkoresheje Bibiliya yera. Haravuga ngo, bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ngira ngo aba badukurikiye abenshi n'abasomyi ba Bibiliya, kuko ibyo tuvuga nyine nk'uko wari ubisobanuye biba bishingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Iyo dusobanura urukundo rw'Imana kuri izi mikoro, tunabihamirisha ibyanditswe nanone. Nibyo rero dusomye mu Baroma igice cya 10 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Mfite ikindi kinyarwanda Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo, bavandimwe, icyo nifuriza Abisiraheli mbikuye ku mutima ni uko bakizwa, ni nabyo mbasabira ku Mana. Ndahamya rwose ko bafite ishyaka ryo gukorera Imana, ariko ni ishyaka ridashingiye ku kuyimenya. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane, bagasuzugura ubutungane Imana itanga. Erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yari agamije, kugira ngo umwizera Imana imugire intungane. Imana ishimwe. Nyine ubutumwa bwiza buraryoha, ariko kandi iyo umuntu yamaze guhishurirwa nyine araryoherwa pe. Gusa biba bihishe, ariko ni nacyo gituma Imana nyine yadukijije, kugira ngo dukomeze no kwamamaza ishimwe nanone ryaduhamagaye. Dukomeze guhishurira abantu no kubabwira inkuru nziza y'agakiza, turushaho guhishurira abantu, ariko ari Imana ibikorera muri twebwe icyo yakoze muri Yesu Kristo. Nk'uko twatangiye tubivuga, kandi nk'uko n'umutwe w'iki kiganiro uvuga ko ijuru ridakorerwa. N'amagambo umuntu yumva aribwo bwa mbere, akumva ni ibintu bidashoboka, akumva ni ibintu by'ubuyobe, akumva ni ibintu by'abantu batanazi n'Imana. Kubera ukuntu abantu bamaze igihe kinini bigishwa ko umuntu ashobora kwitwararika cyangwa se ashobora guhindura ingeso ze hanyuma akajya mu ijuru.
ntekereza ko abigisha benshi niko bigisha. yego Ubushize twari turi kuvuga ko ibyo bintu abantu bigisha bitabashije kubakiza, byari bikwiye ko umuntu abitekereza neza. yego Kuko waruvuze ko ijuru ridakorerwa, ariko ko nabwo bikanga abantu benshi. Cyane nk'umuntu ubyumvishe bwa mbere, hari igihe ahita yikanga ati ko maze imyaka myinshi nigishwa kwitwararika cyangwa se kurikorera kugira ngo nzarijyemo. yego Ariko nuko umuntu aba ataragahishurirwa ubuntu bw'Imana. Ariko mu by'ukuri reka mvuge nti ku myaka yose wamara ukora neza ngo uzajye mu ijuru, ku kigero cyakabaye gituma ujya mu ijuru ni ugukora neza, ukitonda muri byose cyangwa se mu mategeko y'Imana, ukaba intungane. yego Abantu ndagira ngo nsobanure uburyo nyine ijuru ridakorerwa. Yego. Icyo kintu gikanga abantu benshi. yego Uramutse gukora neza byakujyana mu ijuru, byagusaba gukora ukuzuza, ukaba intungane. Abadukurikiye babizi neza ko bitabaho. ntibishoboka. Umuntu akoze mu cyiza n'ikibi, ku buryo ukora ibyiza ugakora n'ibibi. Ntabwo umuntu umeze atyo ari we Imana ivuga ko yajya mu ijuru. Ntabwo ijuru rizagibwamo n'umuntu ukora ibyiza n'ibibi. Oya, ahubwo ntekereza ko ari nacyo kizami umuntu atatsinda. yego, ikizamini cyo kukubwira ngo kora ibyiza gusa Gusa. 100%, yego, icyo ntiwagitsinda. ariko kandi n'uwakubwira ngo kora ibibi gusa yego, 100 nabwo ku 100, icyo nacyo ntiwagitsinda. ntiwagitsinda. Kuko umuntu nuvuga ngo iforomo umuntu akozemo ni iforomo yo gukora icyiza ugakora n'ikibi. yego Abatwumva ni abahamya. yego Ntekereza ko nta n'umwe ushobora kwikaza ngo atubwire ko ajya akora ibyiza gusa mu buzima bwe bwose. Icyo gihe sinzi aho waba uturutse, kuko na Pawulo ubwiye abyandika avuga ko ibyo ngo ni ukuvuga muri kamere ye. Iyo ashatse gukora ibyiza, ibibi nabyo biritangurana. yego Mu yandi magambo ubwo n'ibibi bimubaho. Ntabwo ari ikibazo cya Pawulo gusa rero, ni ikibazo cya buri muntu wese. ubwo se ubundi uramutse ukora ibyiza gusa, Yego, usibye ko nanone nyine waba wigijije nkana mu bidashoboka, yego, waba ukora ibyiza gusa hanyuma ukongera ukiyita n'umunyabyaha. ntabwo bishoboka. Ya. Ahubwo se urugendo abantu babamo ni urwo kureka ibyaha. Yego. Reka tubitware noneho mu buryo bwumvikana. yego Reka mvuge ngo muvuma abantu babamo cyangwa se iyobokamana abantu babamo yego ni ugukoresha uko ushoboye kose ukareka ibyaha. yego Ese kuba urwana no kubireka ntiwumva ko bihari? Kuko mbagira ngo abantu ako kantu bakumve. ya Nyine ubwo ujya ubireka ukabyihana, nejo ukihana, nejo ukihana, ari urugendo rwo kwihana gusa, si igisobanuro cy'uko nyine ugira ibyaha cyangwa se ujya ubikora. ubwo biba byaranze. None se ko umuntu uzajya mu ijuru atari uwo muntu? Ko umuntu uzajya mu ijuru we ni umuntu wujuje akaba intungane kandi kugeza iteka ryose. ubwo ni umuntu mu magambo yandi usa nuko umeze nk'uko Imana imeze. Reka mvuge muri ubu buryo, kuko urumva ni umuntu ufite ukwera nk'uko Imana. Yego. Ko Imana niyo itakora ibibi ngo ibivange n'ibyiza. Yego. Niyo ifite gukora ibintu byiza gusa ntiyibeshye ngo ugire ikintu na kimwe kibivangamo. Yego rwose. Yego. Rero umuntu uzabana n'Imana nawe bizasaba ko azaba ameze nkayo. Yego. Umuntu utameze nk'Imana we ntiyajya mu ijuru. Reka dusobanure ibintu mu mazina yabyo. Nibyo. Noneho iyo rero uri gukora neza, ikigero uba ushaka gufatiraho ni ukuba nk'Imana. Kuko Imana niyo igira ibyiza gusa, niyo iri samfota. Yego. Niba rero ufite urugendo rwo gushaka gukora neza ngo ube nk'Imana, reka tukubwire ngo ntibizashoboka. Oya. Ntibizashoboka. Rero Yesu ari kubisobanuraho, yaravuze ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo kiba ari umubiri. Abatwumva bose bavutse ku bushake bw'umugabo
n'umugore tekereza ko nta muntu udukurikiye wavutse ku bundi cyangwa se wakomotse ahandi hantu. Ni ubushake bw'umugabo n'umugore. Icyo gihe rero wabyawe n'umubiri, nicyo nawe uri umubiri. Witekereza ko rero wamera nk'Imana uri umunyamubiri. Imana ni umwuka. Yego rwose. Byaze kuvuga ngo tuba dushaka ngo dufungure iyo mode passe, umuntu amenye ni gute noneho nabi intungane imbere y'Imana. Kandi ni tunayifungura ni ukugira ngo umuntu anamenye iyo mimerere y'ukuntu ameze, amaze igihe kinini arwana no kuba yakwikura muri uko kuntu ariko akumva ntibikunda. Ni ukugira ngo umuntu anamenye nyirizina imiterere y'intege nkeya ziwe ayishingira, ishingiye kuri uko kuntu nyine umuntu abyarwa n'umubiri. Yego rwose. Urumva umuntu iyo avutse duhora tubisobanura kenshi. Ubundi hari umuvandimwe waherutse kumbaza udukurikira mu kiganiro, yambajije akamaro k'umwuka wera, ariko reka nkavugiho gatoya nk'iminota 2. Ubundi muri Yohana, Ivanjiri ya Yohana igice cya 16 usomye umurongo w'8 havuga umumaro wa mwuka wera naza. N'abantu njye numva ngo bagira ngo umwuka, ariko uwo muntu akagumya guhamya ko wari umunyabyaha, uwo muntu akaba ntazi iby'icyaha, uwo muntu ntazi ibyo gukiranuka, ariko ngo agira umwuka wera. Nubwo byumvikana ko umwuka wera aba mubera nyine. Tuzasobanura none cyane umwuka wera, tunasobanure iyo umuntu abonye umwuka wera bigenda bite. Ese mwuka ukimubona ni iki ahita guhishurira, ni iki ahita gufasha ukimara kumubona. Abatwumva baze kubyisomera aho muri Yohana igice 16:8 haravuga ngo akamaro ka mwuka naza. Ni Yesu wabisobanuriraga intumwa. Yarabwiye ngo dore mwuka naza azakora ibintu bibiri bikomeye. Icyambere azatsinda ab'isi, abemeze ko bibeshye ku byerekeye icyaha. Kuko urumva ku by'icyaha abantu babyibeshyeho cyane. Asobanure gato ko abantu babyibeshyeho. Abantu benshi batekereza ko baba abanyabyaha babikoze. Nyamara kuba umunyabyaha ni kavukire. Iyo umwuka aje rero arabanza akagutsinda akakubwira ko wibeshye ku byerekeye icyaha cyawe. Umwuka akubwira ko utigeze uba mwiza. Yego rwose. N'umunsi warimwe. Ubundi kizakubwira ko ubonye umwuka wera, mwese mudukurikiye, ikizakubwira ko ugabanya impano y'umwuka wera ni igihe uzamenya ko kuva wavuka utigeze ukiranuka n'umunsi n'umwe. Ubwo azaba yakugezemo agutsinze rwose. Dawidi we abivuga yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Abantu bakwiye gukira ubwibone tugaca bugufi imbere y'Imana. Zaburi ya 51 ku murongo wa 7. Yego rwose. Icyo Imana ibishaka ni iki? Ni ukugira ngo uwo mwuka namara kudutsinda atwemeje iby'icyaha duce bugufi imbere y'Imana twumve tudashoboye. Ukomeza azi ko azabemeza iby'icyaha n'iby'amateka. Yego rwose. Ko akwemeje iby'icyaha akwiye no kubanza akakwemeza ko ikigukwiriye ari ukurimbuka. Ako kanya ahita bikubwira, kuko iyo usanze utarigeze ukiranuka mu buzima bwawe, iyo usanze utari intungane ko mwuka arabikwemeza, ubwo uhita wibaza igihano wahabwa. Ariko nanone Imana ishimirwe mwuka wera. Gitandukanye na cya kindi ariko ngo cyo kwihana nko gusaba imbabazi. Kwihana no gusaba imbabazi byo biba bivuze kuri umunyabyaha nyine. Bakano bakavuga akantu gato nk'isogonda. Ako kantu sinzi naho kanavuye nge, kubera ko iyo usomye ibyanditswe twabonye ukuntu kera mu isezerano rya kera twabonye ukuntu ibyaha by'umuntu byatwikirwaga, byasabaga incungu, byasabaga igitambo, swati inuma y'intungura, intama cyangwa ihene nayo izira inenge, kugira ngo ibyaha by'umuntu bitwikirwe umwaka umwe. Mu gihe cy'isezerano rishya, mu gihe cy'ubutumwa bwiza dufite uyu munsi nka Kristo Yesu, niwe wabaye igitambo gikuraho ibyaha. Amen. None mbabarira yavuye ni ibihangano. Nyamara ukavuga ngo mbabarira, umaze kuririmba umuririmbyi uvuga ngo naho warira ukicuza ukanababara, ntibyariho ngo ntibyariho ibicumuro byawe.
ngo dore impongano ikwiriye ibyaha abantu bakoze n'amaraso ya Yesu masa Amen. yonyine. Amen. Mwuka rero iyo amaze kugutsinda akwemeza iby'icyaha akakwemeza n'ibyo gukiranuka. Ego. Ngira ngo ni nabyo dusomye buriya. Aho dusomye muvandimwe, Imana ishimwe, Paulo niwe wanditse aya magambo. Ego. Ariko ayandika afite isengesho. Yego. Iyo yasoma bawumva ari nk'isengesho. N'ibyo n'ubundi yari ari gusaba Imana akavuga ngo Mana, icyo umutima wanjye wifuza ni nacyo nanasabira Abisiraheli. Nabasabira ko bakizwa. Yego. Cyangwa se iki Kinyarwanda cyavuze ngo ko barokoka. Yego. Yavuze ngo bafite ishyaka ry'Imana cyangwa se bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Ego. Abantu batwumve, iyo tuvuze ko ijuru ridakorerwa, mu by'ukuri abantu bongere babyumva cyangwa bongere basoma hadusomye. Intimba Paulo yari afitiye Abisiraheli, yavuze ngo abo Bisiraheli bagenzi be bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Yego. Wowe utwumva, mu by'ukuri pe ufite ishyaka ryo gukorera Imana. Yego. Ntago rwose turi kuvuga ko utakora, urakora pe. Urakora nta nuko utagira rwose pe. Ufite ishyaka ryo gukorera Imana. Ariko hano Paulo yavuze ngo ikimubabaza, ngo iryo shyaka ryo gukorera Imana ngo ntiriva mu bwenge bw'Imana cyangwa ntirishingiye ku kumenya Imana. Kumbi umuntu ashobora kumara igihe afite ishyaka ryo gukorera Imana ariko ridashingiye ku kumenya Imana. Ubwo umuntu ashobora kumara igihe kinini Ego akorera Imana ariko adakijijwe. Yego. Umuntu ashobora gukora byose ashoboye, ukanamara imyaka myinshi uri gukorera Imana pe. Ego. Unagira ubwitange bukomeye. Ego. Ariko udakijijwe. Ego. Kuko Paulo yatangiye avuga ngo icyo mbasabira nuko bakizwa. None wowe udukurikiye, ni gute Paulo ari gusabira abantu ngo bakizwe kandi bafite ishyaka ryo gukorera Imana? Icyo kibazi ntibyumvikana ko gukizwa ari ukundi kuntu umuntu atabaze. Ntabwo ari ishyaka ry'imirimo myiza. Niba imirimo myiza wita ujya ukorera Imana ariyo wita gukizwa, aho ntiryaba ari ishyaka ritava mu bwenge. Ego. Cyangwa se ridashingiye ku kumenya Imana. Yego. Abatwumva batwumve neza, batwumve pe. Aba bantu bari bafite ishyaka ry'Imana. Muvandimwe, nk'ubu tuba dukurikiwe n'abantu benshi, barimo abakozi b'Imana, barimo abapasitoro, barimo abaririmbyi, barimo abahanuzi, barimo abadiyakoni, barimo abantu bagira ingeso nziza, barimo abantu biyiriza ubusa, barimo abantu bajya mu butayu, barimo abantu bakore imirimo, babatijwe bamaze imyaka 40, 50, 30. Igihe imyaka myinshi mu rusengero, barukubura, batanga ibisabwa ku nsengero aho bakoranira, kandi icyo kintu umuntu akaba kibayemo imyaka myinshi. Ntago turi kuvuga ko ibyo bintu byawukora ari bibi, sibyo se? Ariko nanone turi kuvuga ko atari inzira. Ntabwo ari inzira pe. Kuko reka tuvuge tuti inzira ijya mu ijuru ni imwe, twari twabivuze mu kanya. None ko wowe utekereza ko kugira ngo ujye mu ijuru bigusaba ibintu byinshi, inzira ijya mu ijuru ni imwe. Ariko wowe utekereza ko kugira ngo ujye mu ijuru bigusaba gukora byinshi kugira ngo ujyeyo, kandi ibyo byinshi ukora ibiramambo. Ku bakozi muri kutwumva, nturakaba intungane. Ese nk'ubu ugize gutyo ukabona urupfu ruragutwaye ko rutwara abantu, kuko niba umaze imyaka myinshi ukora ukaba utari intungane, ese ubundi umuntu utari intungane yajya mu ijuru? Igisubizo ni hoya. None niba igisubizo ari hoya, se ku myaka ukora kuba umeze nk'uri mu gihombo? Reka bibi igihombo nuko ubundi iri shyaka nuko gukorera Imana ngo iza guhemba ijuru, ubundi nta kindi bikuzanira usibye kukwegeza kure y'Imana. Ikindi kandi uyu muntu aba narwanya Imana cyane. Abantu batwumve neza. Kuko niba Imana
iyo yararebye intege nke z'umuntu, iyo ikabona umuntu akwiye imbabazi cyangwa se Imana ikabona ikwiye kumugirira ubuntu, yego, yewe ikamutangira igitambo, ikamwoherereza Kristo mu isi akaza kumena amaraso kubera umuntu. yego, Ntiwumva ko iyo ufite intekerezo zikubwira ko hari uburyo wakirwanaho ukajya mu ijuru, uba uri umuhakanyi w'iby'Imana yakoreye isi? Uzi ko uba uri antikristo mu yandi magambo? ni nacyo ibyanditswe byavuze. Yego. Kuko ni ukugerageza guhanga, Yego. gukiranuka kwabo ubwabo. Yego. ngo ibintu umuntu akora Yego. kugira ngo bimugire mwiza imbere y'Imana, ntabwo ari ibituruka ku Mana, ahubwo nibye ku cye giti. Yego. Nacyo gituma bimuhunza Imana, bimwegeza kure y'Imana. Yego. Nacyo gituma umujinya w'Imana uba uri kuri we. Yego. Kuko muvandimwe, niyo yumvishije ko ijuru ridakorerwa, niyo yumvishije ko yahawe imbabazi z'iteka, Yego. niyo yumvishije ko yagizwe intungane ku buntu kubw'amaraso ya Yesu, hashingiye ku byo akora byitwa byiza nk'imirimo y'Imana, bituma tuka ibyo bintu. Yego. Bituma tuka ubutumwa bwiza. Izo ni inyigisho z'ubuyobe, ngo twiyicarire gutyo gusa se, ngo byararangiye. Duhura n'ababitubwira benshi. Kandi ubwo kuvuga gutyo muri ako kanya ibyo ari havuga, Yego, yego, uwo ni antikristo, kuko urumva ni umuhakanyi w'urupfu rwa Yesu. Kuko urumva iyo byararangiye si twe twayivuze, yego, yavuzwe na Yesu Kristo kandi ayivugira ku musaraba. nibyo. Amaze guterwa icumu, umutima ugiye gucika, agiye gutanga ubwami, aravuga ngo noneho byose yararangije umurimo wo gucungura umuntu. Hanyuma warangiza ukabinnyega. None se kuriho ubinnyega unavuga ko wemera Yesu? Buriya ikintu kinababaje, umuntu arwanya Yesu, umuntu akaba na antikristo, akanavuga ko amwemera. Ese niba umwemera, ni gute uhakana igikorwa yakoze? Kuko misiyo yari yamuzanye ni ukuza kudukorera ibyatunaniye, kugira ngo abone uburyo adushyitsa ku Mana. Uvuze icyo kintu nibuka, hari umuririmbyi waririmbye, kuko mu badukurikira harimo n'abantu baba bigisha ngo Yesu. Yego. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubwo uri umuntu w'umwigisha, Yego. ukigisha abantu iby'Uwiteka, kutabageza ku musaraba, bigisha iki? Ubwo bigisha iki? Kutababwira igikorwa cyakozwe na Yesu, ko cyahinduye wari umunyabyaha kuba intungane, kikamuhesha ijuru ku buntu. Wigisha iki? Nyine ahubwo ni n'ikibazo. Uretse se n'uwo muririmbyi, umuntu uvuga ko yigisha abantu iby'Imana, akaba atabahumuriza, akaba atababwira neza y'Imana n'urukundo rwayo, akaba atababwira ibya Kristo Yesu n'urugendo rwe mu isi n'igikorwa cye yakoze cyamushikije ku musaraba, agapfa agahambwa ku munsi wa gatatu akazuka. Niba utigisha abantu urwo rukundo Imana yabakunze, ubigisha iki? Bigisha iki? Dore rero icyo babigisha, kanyivugeho gato nubwo tuba dufite iminota mike. Wowe uriho urigisha abantu iby'ibyaha, ahubwo yego, katubihindure mu buryo kugira ngo abantu batwumve neza. Yego. Iyo uriho ubwira umuntu ibyaha yifitemo muri kamere ye, ukanamuha ikizamini azarinda apfa adatsinze, yego, cyo kwirwanya ngo areke ibyo bintu bimubamo, yego, ni wowe umushyize mu kaga. Uwo muntu kubera ko hari ibintu bimubamo atakikuramo, ubundi abantu bajya bumva ibintu nabi. Kamere y'icyaha ntushobora kuyikuramo. Iyo rero umuntu ashaka kwigisha ngo rwana nuko uteye birangire, abaguha ikizamini uzarinda upfa udatsinze. Ahubwo umuntu akeneye kubwirwa urukundo rutagira akagero Imana yamukunze. Kunze uwo muntu umeze gutyo. Yego. Umuntu akeneye kubwirwa impano y'Imana twaherewe muri Kristo Yesu. Umuntu watsinzwe. Yego. Umuntu akeneye kubwirwa uburyo yatsinzwe hanyuma agatsindishirizwa.
nibyo umuntu akeneye kubwirwa. Amen. Kuko niba uri kubwira umuntu iby'ibyaha bye ukanamusaba ngo ajye apfukama bisabira imbabazi, neje akabyongera umwaka ugataha undi ukaza, uriho uramujyana. Ubundi se usibye kubimubwira wowe ubwawe we ntuzi ko nawe byakunaniye. Yego. Nibyo Yesu yavuze ngo mwikoreza abandi imitwaro namwe ubwanyu mudashobora no gukozaho n'umutwe w'urutoki. Yego. Mufata imitwaro idaterurwa mugashaka kuyikorera abandi ku rutugu. Niba uri umwigisha, icyambere wowe uri umwigisha koko, kubera ko ufite abo wigisha, ariko nturakaba intungane. Nawe uracyahamya ko uri umunyabyaha. Ikindi uracyahamya ko unakora ibyaha. None kuri kwigisha abandi kubireka wakihereyeho. Kuki wigisha abantu ibintu byakunaniye? Kuki ibintu bikunanira ukabyigisha abandi? Niba kureka ibyaha ngo ubintungane byarakunaniye, kuki wigisha abandi kubireka? Manika amaboko. Wakabaye ubabwira ko batsinzwe, ukababwira n'uburyo batsindishirijwe. Nibyo. Dufite intsinzi muri Kristo Yesu. Amen. Dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Kristo ni impano Imana yahaye isi. Nibyo. Kristo ni urukundo rw'Imana. Niwe warangije. Icyamuzanye mu isi kwari ukuza gucungura umuntu. Nicyo. Ntago rero icyo gikorwa yaje ngo areke kugikora, yaragikoze. Aranakirangiza. Nibyo Yesaya yahishurirwa. Avuga ngo ninde weretswe ibintu twabonye? Ninde wahishuriwe iby'umwana w'intama? Ninde wahishuriwe Emmanuel? Ninde wamenye ibya Kristo Yesu ngo arebe ukuntu anezerwa? Simiyoni amuteruye akiri uruhinja, yaravuze ati Imana ishimwe, mbonye agakiza k'abantu. Usezerera umugaragu wawe. Nubango Simiyoni kubera ibyishimo yabwiye Imana ati none ushatse wajya wancyura rwose. Kandi impamvu Simiyoni nuko nabwo ni nk'ubuntu Imana yari mugiriye. Abari bamubanjije abandi basaza bagenzi be barimo ba Yesaya n'abandi bajyaga bashaka umunsi umwe ibyo bintu beretswe byabaye. Ariko Simiyoni Imana imurindiriza kuzatera uruhinja nka Kristo Yesu umucunguzi w'isi. Aravuga ngo noneho mbonye agakiza k'abantu, ushatse wasezerera umugaragu wawe. None niba utajya wigisha abantu ibya Kristo Yesu ubigisha iki? Hano twasomye ku murongo wa 3 Pawulo ari kuvuga ikibazo abisiraheli bafite aricyo nawe ufite uyu munsi. Yavuze ngo ntibarasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane. Ngaho ahantu ikibazo kiri, abantu ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane. Ni naho agasuzuguro ngo gaturuka. Niho kare. Noneho ngo gushaka ubwo buryo bwawe bwo kwigira intungane biguteza gusuzugura ubutungane Imana itanga kabisa. Yakomeje aravuga ngo erega ku murongo wa 4 ngo erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije. Donc icyo amategeko yaragamije kugira umuntu intungane. Yego. Ariko ku mpamvu z'uko umuntu ari umunyantege nke nkuko twabivuze, ntabwo byamushobokera. Yego. Nta nubwo byari gushoboka. Ubundi muvande amategeko y'Imana abantu bagiye batwumva neza. Amategeko y'Imana ni meza. Niyo avuga abakubwira nyine ibyo gukiranuka. Niyo amategeko y'Imana avuga ngo ntugakora ibi. Nta kibazo pe. Nta kibazo, reka mvuge ngo amategeko ni meza. Nta nicyo atwaye. Ntacyo. Ahubwo ikibazo kiri ku muntu. Nuvuga ngo ayo mategeko y'Imana ntiwayashobora kubera kuri umuntu. Umuntu nyine udashobotse nyine. Umunyantege nke. Wenda hari utwumva akabazo ati none kuki Imana yayatanze? Intego y'Imana mu guha abantu amategeko kwari ukugira ngo umuntu amenye ko ari mubi bikabije. Atsindwa. Kwari ukugira ngo umuntu amenye ko ari umunyabyaha iyo yikompaye n'Imana. Noneho hano Pawulo yavuze ngo erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije. Ni ibiki amategeko yaragamije? Amategeko yaragamije ko dukiranuka. Bayaduhaye ntitwakiranuka aratunanira. Singe gusa nawe unyumva yarakunaniye. Si nawe gusa na Mose nyirukuyahabwa ngo yashyira Abayisiraheli niwe wayishe mbere, kugira ngo Imana igaragaze ko na Mose uyazanye ahita yica mbere yuko ayaha n'Abisiraheli. Mu Bisiraheli bayahawe bose nta wayubahirije. Uzasome neza Petero yaravuze mu byakozwe mu 15 aravuga ngo ibyo bintu byananiye
basogokuruza batubanjirije natwe biratunaniye. byaratunaniye. Ntabwo ushobora kumvira amategeko y'Imana. Wenda urarwanya ukaryica. Yego. Ukarwanya ukaryica. Ubwo kandi ukabuhisha yose. Niko Yakobo avuga. Yego. Ubu yishe yose. Bice bibiri ku murongo w'10. Yego rwose. Shize kuvuga ngo rero hano batubwiye ko Kristo Yezu intego yo kuza mu isi, Paulo arabisobanuye, yaje mu isi kugira ngo anonosore iby'amategeko yaragamije, abinonosore gute. We yambara umubiri. Yego. Kristo. Yego. Kubera ko batavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, we kubera ko yifitemo kuba ari Imana, we yifitemo ubundi Kristo uburyo yavutsemo ku basomyi ba Bibiliya ni mu buryo bw'umwuka. Ni mu buryo bw'umwuka. Icyo cyatumye na Mariya avuga ngo biragenda bite ko ndasama gute, ndatwarinda gute n'isugi. Marayika aramubwira ati humura, Mwuka Wera azagutwikira ibyo bintu bibe. Ndashaka gusobanura impamvu Kristo ari we wanonosoye iby'amategeko. Ndashaka gusobanura impamvu Kristo ari we washoboye ibyatunaniye. Yego. Nuko we ntiyageze avuka mu buryo twavutsemo. Nibyo. We rero yaraje yambara umubiri kugira ngo abone uko anonosora ibyatunaniye. Kwari ukugira ngo abone uko yumvira amategeko y'Imana 100%, za bindi byatunaniye, namara kubishobora abiha umuntu nk'impano. Ubwo gukiranuka k'umuntu ko kw'Imana kube kurabonetse. Katungere tubisume ku murongo wa 4. Ngwerega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije kugira ngo umwizera wese Imana imugire intungane. Umuntu wizera Kristo. Yego. Imana ihita imugira intungane. Ako kanya. ubwo kandi Bibiliya ihita numva ngo ubufite niba navuga ngo security ihagije, Bibiliya ihita ivuga ngo ninde wakurega. Ntawe. Kuko icyo gihe uba intore y'Imana. Yego. Uba watoranijwe n'Imana. Ndavuga ngo ninde wakurega. Ni Imana kandi ariyo yagukunze ikagutangira Yesu. Iri niyo yagutsindishirije. Yaba ikikurega. Si na Yesu. Ni Yesu se kandi ariwe wagupfiriye. Ntibishoboka. Niyo mpamvu birivuga ngo nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya. Uwo muntu ntateka azacirwa, abagiciriwe. Nibyo. Ego muvandi. Nibyo kabisa. Imana ishimwe cyane. Ishimwe iteka ryose bo. Wenda twenda kugera no ku musozo kugira ngo kubaho umurongo. Ariko reka dusoze muri ubu buryo. Tubwiye abantu gutakariza ikizere ibyo bakora bibwira ko bizabajyana mu ijuru, kuko Imana yarabihakanye. Ivuga ko ibyo bintu ngo bimeze nk'ubushwambagara ndetse bufite nibizenga, niko gukiranuka k'umuntu Imana ikubona mu maso yayo. Ayo magambo bayasanga muri Yesaya 64 ku murongo wa 5. Ariko hari gukiranuka kwahishuwe ari we Kristo Yesu. Imana ibaraho umuntu wese umwizeye. Ukamenya ko Imana yamwohereje mu isi agakora ibyakunaniye, agatsindiraho watsindiwe, agashobora ibyakunaniye ari wowe abikorera. Ibyo bintu nubyizeza umutima wawe, kamenya ko yagiye ku musaraba akamena amaraso, mu maraso yiwe nge nawe tukaba twarababariwe iki ibyaha. Wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Uwizeye ibyo bintu Imana imubara nk'intungane mu maso yayo. Afite umugabane w'ijuru, afite ubugingo buhoraho. Uwo muntu ntazarimbuka. Iyo aryamye aryamana ijuru, iyo abyutse araribyukana, iyo agiye mu isoko abarifite, yatashye abaritahanye. Igihe cyose yakurirwa muri uyu mubiri yasanga umukunzi wacu witwa Kristo Yesu. Kandi Kristo yagaruka yakumva ijwi rye akitaba nk'umukiranutsi. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Iki kintu wenda nubwo iminota iba yagiye, Imana ishimirwa ubutumwa bwiza. Amen. Iyo umuntu yizeye Kristo Yesu, kimwe mu bintu byiza birimo nuko uwo muntu ahabwa ubugingo buhoraho. Nibyo. Icyo sinjye ukivuze ni ijambo ry'Imana. Umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho bivuze iki? Bivuze ko ubwo uhawe agakiza katazigera gahera cyangwa se gatakara.
ubwo dusubiza abantu bajya bavuga ko agakiza gatakara. Oya. Ako siko ni kakandi kagahanganano, nagahanga ni bya bintu wihangiye bye bigera igihe bikavaho, nibyo bitakara ariko ubundi urukundo Imana yakunze umuntu, agakiza Imana yoherereje isi, iyo ugahishuriwe ukizera, ni agakiza uhabwa rimwe kugeza iteka ryose. Ntabwo Imana iteye nk'umuntu ngo iguhe hanyuma izakunyage, ntabwo Imana iguha itabitekerejeho, ntabwo Imana iguha ngo hanyuma ejo izavuge ko yari yibeshye. Wapi! Urukundo Imana yankunze, nawe yagukunze, rwatumye ntangira Kristo Yezu agapfa urupfu rwanjye. Impamvu Imana n'ibyaha by'umuntu itazabyibuka nuko yabibaze kuri Kristo, inahana icyaha. Imana yahannye icyaha ku musaraba, iranyurwa, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Niyo mpamvu ayo maraso amaze kumeneka Imana yaravuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi. Abaheburayo 10:17. Yego, undi muririmbyi umwe aravuga ngo nk'uko aho izuba rirasira hitaruye kuraho rirengera, ngo niko yajyanye ibicumuro byacu kure, ngo nuko turamuhimbaza. Amen. Imana ishimwe. Yabijyanye kure. Imana ihimbaza. Katubaho umurongo baduhamagareho, umunyamakuru adufashe tubakire, tugumye twishimane nabo, ababonye ubugingo buhoraho muduhamagare, n'abafite ibyo bakibaza na none mutubaze, biremewe. 0782442125, 0782442125. Mwaduhamagara. Country FM. Hello Country FM. Muravugana kava mahanga mu karere ka Rutsiro. Kava mahanga mu murenge wa Ruhango. Yego, turakunda. Bwa mbere mfate Petro FM. Nako numvise iki kiganiro kiryoshye kimeze neza. Murakoze, Imana bakomereza amaboko. Nako nafite icyifuzo. Yego. Kusengera nkareba ku buryo nava ku nzoga. Kava maha. Inzoga zo ugomba kuzivaho, ni byiza kuzireka. Ariko uvuze ko wakurikiranye iki kiganiro, nibura wakuye mu iki? Kwema byinshi. Rugero nka kimwe. Icyambere nuko iyo umuntu wese ukijejwe ahita umukiranutsi ku Mana. Hanyuma umuntu akizwa gute? Niyo nyine wadukurikiye. No kureka ibyaha, ingeso mbi, ugakiranukira n'abagenzi bawe. Urumva ibyo uvuze ni nabyo kandi byakunaniye, sibyo? Urumva waragerageje kureka ibyaha ariko byarakunaniye. Ntabwo rero ari ikibazo cy'uko uri mubi cyane kurusha abandi, ahubwo abantu bose byarabananiye, kuko ntawe ukiranuka n'umwe, niko Bibiliya ivuga. Ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero kuba ntawe ukiranuka n'umwe nawe ukaba urimo, si ikibazo cyawe gusa pe. Icyo twasobanuraga rero twebwe, twasobanuraga ubutumwa bwiza, twasobanuraga urukundo Imana yagukunze. Imana yaragukunze ku rwego rw'uko igutangira Kristo, icyamuzanye mu isi, yambaye umubiri kugira ngo yishyireho ibyaha byawe byose. Ayo makuru se wari uyafite? Yego. Banza bitekereze neza. Niki cyazanye Yezu Kristo mu isi? No kugira ngo ducungure. Aha, kugira ngo agucungure. Igihano cye yarahaniwe iki? Ibyaha byanjye nawe. Aha. Ubwo urupfu yapfuye ni ukubera ibyaha byawe se? Ibyaha byacu nyine nk'abantu twakoze. Urumva turavuga wowe nta kibazo. Kristo yapfuye azira ibyaha byawe? Yego. Hanyuma se ubwo wowe niba Kristo yarapfuye azira ibyaha byawe, hanyuma ubwo wowe imbere y'Imana ubwo uri iki? Gerageza kubyihana ariko urumva kubyihana byo wenda uzakomeza unihane kugira ngo ubone n'uburyo ubana n'abantu amahoro, abaturanyi, naho ukora naho ugenda. Kuko none kuba nyine ufite ibyaha urumva ko binakubangamiye. Ariko nanone Imana nabwo yaragukunze cyane.
yaragukunze gutangira incungu gutangira Kristo yishyiraho ibyaha byawe anahanwa igihano cyawe. Ibyo iyo byizeye Imana ikugira intungane. yego Rero uzajya uguma udukurikire mu kiganiro. Yego. Urumva no bwa mbere ufunguye radio wabitubwiye no bwa mbere nako twumvise mu kiganiro, ariko uzajya uguma udukurikire. nawe gice kwa kabiri no kwa kangahe? Kuwa kane kuva saa 2 kugeza saa 3. yego Yego. Sawa kandi urakoze cyane. cyamurakoze. Kava amahanga. Umva umuntu aba yifitemo ukuntu ibyaha kubireka byamunaniye ariko agumya kurwana nabyo. Katwakira umuntu Andre Femalo. Oui. Telekano Mateusi. Yego. Ikiganiro cyanyu ni ibisanzwe nkunda kucyumva. Niba sujya twumva ni ibiki wumva mu byakunejeje? Ngiye. Uravuze ngo umaze igihe twumva mu kiganiro. Yego. Ko ikiganiro tuba dutambutsa ari ubutumwa bwiza busobanurira abantu urukundo Imana yabakunze. Wamaze kubyumva se? Namaze kubyumva urwo Imana yadukunze kugira ngo yohereze umwana wayo Yesu. Aje kudupfira kubw'ibyaha byacu. Regi harya ni Regisi. Yego. Ubu se wumva uri umukiranutsi? Yego ndi umukiranutsi. Uri umukiranutsi. Ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu ubwo yakihana ibyaha byo ntabwo abishobora. Hanyuma ubwo uri umukiranutsi gute rero? Uri umukiranutsi gute niba utakihana ibyaha? Kuyo ngingo wa mujene yaravuzeho uvuyeho. Yaravuze ngo ibintu byo gushaka nyine kwihana ibyaha. Ntabwo wakihana ibyaha ngo bishobore kuko Yesu we yarabidupfiriye, we niwe muntu wabishoboye wenyine. Okay. Noneho ubwo rero imbere y'Imana uri intungane kubera ko ibyaha byawe wakabaye uzira, uravuga ko Yesu ari we wabizize. Yego. Ubwo imbere y'Imana suri iki? Intungane. Ni ibyo umuntu yizera mu mutima ukaba mu isi nyine ufiringa ko uri intungane imbere y'Imana. Amen. Yego. Umuntu abintungane abigizwe n'igikorwa Imana yamukoreye ku musaraba. Yego. Ubutungane turabuhabwa ntago tubukorera. Yego. Kuba intungane ni impano Imana itanga. Yego. Sawa rero ujye gumudukurikire. Reka twakira cyane. Regisi nawe aratunejeje. Yego. Andre Femalo. Allo. Oui, muri bande muhereye he? Bakomeze bagerageze uwo nguwo amarezo hari ahisamo korogari cyafite iminota ni bagerageze baduhamagare. Okay, arwaje. Niyo twamufotora. Andre Femalo. Allo. Oui. Nanjye nanejejwe n'ikiganiro mwakoze. Muri bande muherereye he? Yitwa Imana Emmanuel Ndishagasha. Yego Manuel. Ariko cyanejeje muri ibyo nuko nanesherejwe na Kristo kubera ko yancunguye ku musaraba. Ibyaha byanjye akabimanukana akabihamba mu ngo akazuka ari uwera, nanjye nazuke ndi uwera. Ibyo bintu rero ntukajye ubivuga wenda ubyishisha kuko ni igikorwa cyakozwe n'Imana. Ntabwo nabivuga yenda mfite ahandi mbogamiye kuri Nyagasani kuko yabona ko mfite imbaraga ariko nkirwanirira. Yego. Ariko kuko yabonye nta mbaraga mfite, nyine yayoheje Kristo kugira ngo azandwanirire nje nzabashe kubona Imana. Ubwo niyo mpamvu rero nanjye ndi umukiranutsi kubw'amaraso ya Kristo yameneye ku musaraba. Amen. Ibyo ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ubundi kimwe mu bintu bikubwira ko wizeye Kristo nuko umenya ko imbere y'Imana uri umukiranutsi cyangwa se uri intungane. Sawa murakoze cyane. Sawa ntabwo wakoze kudukurikira. Urakoze mwene data tugushimiye Imana cyane. Yego. Ariko ubundi twebwe ntitwana kwirwanira kandi waturwaniriye ahari. Nabanje twakwirwanira tukarutsinda kandi ruturusha imbaraga urwo rugamba.
reka warutsinze akomeza rurwane nyine azanatujyane. Yararurwanye aranarutsinda. Ibyo ubwo wabyizeye kandi nyine umugabane w'ijuru urawufite, ijuru ni iryawe. Murakoze cyane. Urakoze nawe. ari haravuga turwo rugamba sinarwana ngo ndutsinde. Ni narwo rukomeye. Icyiza rero urugamba wabonye kutatsinda umanika amaboko. Yego. Kantre femalo. Netimana Elisa. Elisa. Mu karere ka Rutsiro. Elisa, wateze amatwi ikiganiro? Yego. Wakuyemo iki? Icyo nakuyemo nuko Imana ari ishoboye byose. Wateze amatwi ikiganiro neza cyose? Yego. Wumva yarashoboye ibiki se byose? Ndumva ashobora kuba yagiye. Yego. Elisa ashobora kuba atadukurikiye neza, ariko nyine turi kubwira abantu ko Yesu ari we ari we washoboye byose, nko kudukiza, nko kudukuraho urubanza rw'ibyaha. Akakira uwo muntu. Kantre femalo. Hello, Kantre fem. Yego, turakumva cyane. Muri bande muherereye he? Avugana na Jonas, duherereye ku Rwayi. Mwateze amatwi ikiganiro? Yego. Mwakuyemo iki? Icyo nakuyemo rero, uko ngenda ntemeranya namwe. Kuko yewe ntabwo ndi intungane, bavuga ko n'intungane ngo bwira 17. Ibyo nababivuga ko ntaho byanditse nyine. Kuko ntabwo nubwo umwami Yesu yadupfiriye ku musaraba akatubambirwa kubera ibyaha byacu, ntabwo bivuze ko natwe abantu tudacumura. Nubwo niba nta byaha dukora ubwo twaba tujya gusenga. Aha, urumva? Kimwe cyo turanagushimiye kandi tuba dukeneye abantu bameze nk'uko umeze, bajye baduhamagara cyane. Kuko ntago tuba turi kubivuga kugira ngo twemeranwe. Yego. Ahubwo iyo abantu bariho baganira nyine barafashanya, sibyo? Urumva kimwe cyo uriho uravuga ati ntago nemeranwa namwe, ati kuko ntago ngewe ndi intungane. Yego. Aha, ariko ubwo urumva tubitwara neza buhoro. Kuba utari intungane ntago tubyanze nyine, ntabwo uri ngira ngo no kubyivugira nyine kutariyo. Yego. Ariko kuba utariyo subwo urumva ubwo uzajya mu ijuru. Kubera imirimo nzaba narakoze cyangwa ibikorwa byanjye numva ari byo bizamerekeza. Aha, reka tubitware buhoro. None se imirimo ubu ntayo ibyo ukora byibura ngo utangire? Imirimo myiza ntayo wajya gukora ubusanzwe? Imirimo myiza umuntu arayikora, agenda afasha muri make, nayo ukoze ikintu cyiza wumva nyine ko wakoze neza. Aha, ibyo nibyo. Ariko urumva ko kugeza na n'ubu nyine ntago uraba intungane. Ntabwo ndaba intungane. Nose byibura hari nyine byibura hari igihe ujya utekereza ko uzabayo se byibura? Yego. Aha, byagenze bite? Bizaba byanyuze mu nzira byiza nyine, nkora ibikorwa byiza by'Imana. Reka nkubwire gati icyo bigusaba, sibyo? Biragusaba ko uri bube mu isi utagira icyaha nyine, cyangwa se ibyitwa ibyaha byose ubireke burundu. Yego. Urumva uri bubishobore? Nabishobora, nkagerageza. Iyo ushyizemo kugerageza wabyishe. Ntago bagerageza. Urumva? Nabishobora. Urumva ko rero waba usa n'uwatinze, kuko uko utinda urupfu rwo rutwara abantu. Urumva? Yego. Dore icyo twagusobanurira gushobora kuba utari kumva, ariko ahari Imana izakikumvisha. Ibyo uri kuvuga ushaka gushobora, kuva isi yabaho waba ubaye uwa mbere.
kuko no kubatubanjirije uhereye mu itangiriro kuri Bibiliya ukagera mu byahishuwe no kubanduzi baba ababyeyi bawe n'abasogokuruza bawe nta wegeze ashobora icyo ushaka kuzashobora. Urumva uzaba uwa mbere kuva isi yabaho? Ubundi se tukomeje kuganira gato, usibye wenda ko nawe waba utari kutubwiza ukuri, ubundi se uyu mwanya nibwo utangiye gukora ibintu byiza gusa, ubundi ntabwo wajya kubikora? Najyaga mbikora kandi na n'ubu ngubu ndabikora. None se kutigeze uba intungane? Impamvu ntegeze nk'intungane ni uko mba mu isi kandi nkaba ndi ku isi. Reka tugufashe aka kantu rero. Yego. Iyo utari intungane uba uri umunyabyaha. Yego, njye ni umunyabyaha. Iwabo w'abanyabyaha nihe? Iwabo w'abanyabyaha bavuga yuko ari mu irimbukiro. Aha bivuga ngo bavuga yuko bavuga ko ari mu muriro utazima. Ni mu muriro utazima. Yego. Ubwo ni hehe ugomba kujya? Ngomba kujya mu muriro utazima kuko ngomba kwicuza ntihana ibyo byaha numva mfite. Rero nkazajya mu bwami. Reka tukubwire ko ibyo bintu byose bidashoboka kugira ngo tunihute. Kwaba ukwicuza inama mwatugira ni iyi. Kwaba kwicuza ni inzira idashoboka kugira ngo ube intungane. Kwaba no gukora imirimo myiza ni inzira idashoboka kugira ngo ube intungane. Ibyo bintu byose ni ibikorwa ahubwo birwanya igikorwa cyakozwe na Yesu. Ahubwo twe turi kukubwira ko ku mpamvu z'uko umaze igihe kinini ugerageza no gukora ibyiza ariko ukabona n'ibibi bigutanze imbere. Yego. Ugahora usaba imbabazi ariko ukajya wumva Imana nabwo ntiyaziguhaye byiteka. Twe turi kukubwira ko ibyaha byawe byose uko kuntu umeze, intege nke zawe zose Imana yabifashe ikabishyira kuri Yesu. Yego. Noneho Yesu akajya ku musaraba. Ibyo bintu bivuga kubibambirwa jya ubitsindagira utabivuze mu magambo usa nkaho utari kubyumva neza. Yego. Yesu Kristo abambiwe ibyaha byawe n'ibyawe yari Imana yari imushyizeho. Kristo Yesu ku musaraba amena amaraso. Kubera wowe. Kristo amennye amaraso rero wowe wari ubabariwe ibyaha. Yego. Ibyo bintu iyo ubyizeye mu mutima wawe ububaye intungane imbere y'Imana. Ndabyizera ijana. Ntabwo byizera. Oya, ntabwo byizera. Uretse ntabwo byizera. Ubyizera ntiyongera kuvuga ko ari umunyabyaha. Impamvu utabyizera ni ukuvuga ko uri umunyabyaha. Ubyizera ababaye intungane imbere y'Imana byiteka ryose. Rero mu by'ukuri icyo nicyo ukwiye gusa kumenya. Icyo ukimenye ukakizera mu mutima wawe ubaye intungane. Ntekereza ko indirimbo y'120 ujye uyiririmba nk'igitero cya kabiri niba atari cya gatatu kivuga ngo Uwiteka umucamanza. Iyo ambonyeho amaraso nta ncira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Ntabwo kwitwa umukiranutsi binyuze mu byiza ukora, ntibinanyuze mu kuburyo usaba imbabazi Imana. Nizo yisabye ntigeze iziguha kuko yo yarazitanze, ahubwo iziguhaye igihe yatangaga Yesu umwana wayo. Mu magambo make rero nicyo tukubwira. Ibyo yutabyizeye urarimbuka. Ukarimbuka ukora imirimo myiza, ukarimbuka wanasabye Imana imbabazi. Ko gusaba Imana imbabazi ni ukurwanya ahubwo ko Imana yaziguhaye. Menya rero kwiza usaba nizi Imana yaguhaye ubwo yatangaga Yesu. Ko Imana ntiyakongera kwica Yesu imubora ibyaha byacu. Yapfuye urupfu rw'ibyaha rupfa rimwe, ibi ntazongera gupfa urundi. Ibyo rero nubyizera mu mutima wawe, bwa butungane uhora uhiga wabuze urabubwakiriye. Yego. Akoze cyane. Imana ihita ibuguha nk'impano. Sibyo? Akabazo k'amatsiko kamwe kugira ngo wenda turege duhe n'abandi. Wihutishe dusigaranye umunota umwe gusa. Yego. Ko bavuga ko Umwami Yesu azaza. Banza. Iyo ndebo banza rengende. Umva gato. Sibyo? Yego. Icyo bariho bakubwira ni ukubanza kumenya impamvu yaje ahubwo. kuko yaje mu isi kubera wowe nibyo bakubwiye umwanya munini.
ubwo bivuga ngo umuntu wese wizera ko Yesu Kristo yapfuye akabambwa ku musaraba kubera ibyaha byacu, icyo gusa ntago azigera n'iri na rimwe ajya mu muriro, ahubwo azajya mu ijuru. Umva Bibiliya ivuga ko kuko Imana yagukunze cyangwa se yakunze abari mu isi cyane. Yego, nicyo cyatumye nicyo cyatumye wayo yego w'ikinege kugira ngo bigende kugira ngo umwizera wese yego atarimbuka, ngo ahubwo ngo ahabwe iki? ubugingo bw'iteka. None se sibyo turiho tukubwira nyine kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ngira ngo wumvishe ikintu gikiza kurimbuka. Yego, iyo umwizera wese kugira ngo atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva ko kugira ngo uzabane n'Imana mu bugingo buhoraho ni ukwizera Yesu, kandi kumwizera ni ukwemera ibyo yakoze ko ari wowe yabikoreye, nicyo cyitwa kumwizera. Yego. noneho tugakora ibikorwa bituma atazigera yongera kuba yabambirwa ku musaraba kubera oya nta bindi we wakora, icyo usabwa ni ukwizera ko yagukoreye. Iyo ubyizeye urakoze nawe. Imana ibamugisha. Yego, kandi nawe uzakomeza ukurikire. Sawa. Iminota yadushiranye, haraba bagihamagara baba ari benshi, tuba dukeneye no kugumya kubumva, ariko gihe nacyo nyine ntikiba cyatworoheye. Ngira ngo wabaha nimero badushakiraho hanze ya studio. Reka tubwire abantu ko iki kiganiro gikomeza no gukurikiranwa kuri YouTube. Yego. Ufite telefone yawe nini ya WhatsApp, ukora subscribe, wandika ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ugakomeza gukurikirana ibiganiro binyura kuri iyo channel, n'icyo ubwacyo uzakomeza kugikurikira. Ariko kandi reka tubwire abantu na nimero zacu baduhamagaraho tuvuye hano muri studio. Iyanjye ni 079 18 25 900, 079 18 25 900. Iya Patrice ni 078 3 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Abo twabanye mwese mu kiganiro tubashimiye Imana. Ikiganiro cyo nakagaruka naho butaha. Imana ibarinde. Bye bye.